urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze uko wongeye kuduha aka kanya kugira ngo twongere tuganire ku byanditswe byawe byera. Mwami Imana, nk'uko twiyemeje kujya dusomera abavandimwe bakurikira Karungu TV Bibiliya, tukazajya dusoma yose, tukayisoma kandi tukazarangiza umwaka tumaze kuyisoma ndetse no gusobanukirwa. Dore hateye ubuyobe kandi abantu benshi ntibafite umwanya wo kwiga ibyanditswe byera. Mwami Imana, dufashe kandi dukomeze tuzabane, udufashe ubwenge bwacu bwe kuzasobanura ibyawe, ahubwo ibyawe bizisobanure mu izina rya Yesu, amen. Kadushime Imana yongeye kuduha aka kanya kuri uyu munsi ku tariki ya mbere kugira ngo twongere tuganire. Bavandimwe mwese muteze amatwi Karungu TV, mbasaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu kwiga Bibiliya. Muri uyu mugoroba rero mpisemo yuko twiga ijambo ry'Imana, twiga Bibiliya, kuko Bibiliya niwe muyobozi wacu. Bibiliya niyo ituma dusobanukirwa neza, tukareka kubeshwa n'ubuyobe n'uburyarya bw'abantu batuye iyi si. Nk'uko twabyemeranyije rero, tugiye kuza turasoma ibice bitatu buri munsi kugira ngo tuzamara umwaka tumaze gusobanukirwa neza n'ibyanditswe byera. Bandimwe rero, reka dutangire twiga Bibiliya. Duhere mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umuco. Umuco ubaho. Umuco ubayeho. Imana iravuga iti habeho umuco. Umuco ubaho. Umurongo wa 4, Imana ibona umuco ko ari mwiza. Imana itandukanya umuco n'umwijima. Umurongo wa 5, Imana yita umuco amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba buraca, uwo ni umunsi wa mbere. Bivuze ngo nk'uko tubisomye mu Itangiriro, umunsi utangira bugorobye, ntabwo umunsi utangira saa sita z'ijoro. Ubwo turakomeje kandi ubwo nuko Imana yita umuco amanywa, umwijima uwita ijoro. Buragoroba buraca, uwo ni umunsi wa mbere. Umurongo wa 6, Imana iravuga iti habe isanzure hagati y'amazi, rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure nayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru. Bugorobye, ubwo hari hatangiye undi munsi. Buragoroba buraca, uwo ni umunsi wa kabiri. Imana iravuga iti amazi yo mu isi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke, biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka. Iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi, n'ibimera byose byera imbuto ku butaka, n'ibiti byera imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo, igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacu, biba bityo. Umurongo wa 12, ubutaka bumeza ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba uraca, uwo ni umunsi wa gatatu. Bivuze ngo ku wa gatatu Imana yaremye ibimera. Umurongo wa 14, Imana iravuga iti mu isanzure ry'ijuru habemo ibiva bitandukanye, amanywa n'ijoro, biberaho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Umurongo wa 15, biberaho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, biba bityo. Imana irema ibiva bibiri binini, ikiva kinini cyo gutegeka amanywa, n'igito cyo gutegeka ijoro. Irema n'inyenyeri. Umurongo wa 17, Imana ibishyira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi kandi bitegeke amanywa n'ijoro, bitandukanye umuco n'umwijima. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buraca, uwo ni umunsi wa 4. Iyo mvuze buragoroba, ni ukuvuga ngo dukurikije Bibiliya, ubundi umunsi utangira bugorobye, utangira izuba rirenze.
abantu rero batangira umunsi nijoro, ubwo tuzabona aho babikuye uko tuzagenda dukomeza twiga Bibiliya, tuzabibona mu bice biri imbere. Ugomba kubana natwe kugira ngo uzamenye impamvu umunsi utangira saa sita z'ijoro kandi umunsi wa Bibiliya utangira bugorobye. Kuko izuba nk'uko twari tubisomye mu bice bibanza, izuba niryo ritegeka amanywa, ukwezi ndetse n'inyenyeri bikaba ari byo biva nijoro. Buragoroba buraca, uwo ni umunsi wa kane. Bivuze ngo ku wa kane Imana yaremye ibiva bitatu: ukwezi, inyenyeri ndetse n'izuba. Umurongo wa 20, Imana iravuga iti amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruka mu isanzure ry'ijuru. Imana irema ibifi binini byo mu nyanja n'ibintu byose byigenza bifite ubugingo, amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari. Irema n'inyoni n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana ibiha umugisha iti mwororoke mugwire, mwuzure amazi yo mu nyanja, inyoni n'ibisiga byororoke mu isi. Murongo wa 23, buragoroba buraca, uwo ni umunsi wa gatanu. Bivuze ngo ku wa gatanu Imana yaremye inyoni, ibisiga n'ibiki byose, iravuga ngo byororoke bigwire kandi byuzure isi, byuzure n'amazi yo mu nyanja. Nuko uwo ni umunsi wa gatanu, niho Imana yaremye ibikururuka, irema n'inyoni n'ibindi bintu byose. Umurongo wa 24, Imana iravuga iti isi izane ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari. Biba bityo. Ku munsi wa kangahe? Wa gatanu. Umurongo wa 25, Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti tureme umuntu. Umurongo wa 26, umva uko twarimwe twe twabayeho. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, atware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'ibikururuka hasi cyose. Ni ukuvuga ngo ku munsi Imana imaze kurema byose iravuga iti tureme umuntu. Umurongo wa 27, Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo niko yabaremye. Umugabo n'umugore Imana niko yabaremye ngo bagire ishusho yayo. Umurongo wa 28, Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Umurongo wa 29, kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto ziri mu tubuto twacu bizabe ibyo kurya byanyu. Ngibi ibimera nibyo Imana yaduhaye ngo bizabe ibyo kurya byacu, nibyo yaturemeye, n'imbuto ngo tubirye kandi bidutunge maze tugire amagara mazima. Nkunda Bibiliya cyane, ngiye nkora umurimo w'ibwirizabutumwa ndetse n'ubuvuzi, niyo mpamvu nshaka kugira ngo twigane Bibiliya kugira ngo tuzagire amagara mazima, kuko irimo inama nyinshi. Umurongo wa 30, kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo mbihaye nabyo byahawe ibimera bibisi. Ni ukuvuga ngo inyamaswa nazo zihabwa ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo. Biba bityo. Umurongo wa 34, Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane. Bugorobye rero bukeye, uwo witwa umunsi wa gatandatu. Ku munsi wa gatandatu Imana yaremye umuntu. Ubwo noneho iki ni igice cya mbere cy'itangiriro, katwisome igice cya kabiri cy'itangiriro. Imana yeza umunsi wa karindwi. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, iraweza, ariwo Imana yarukiyemo imirimo yakoze yose. Ni ukuvuga ngo Imana
imaze kurema ibintu byose, igeze ku wa karindwi Imana iruhuka imirimo yakoze, kandi umunsi wa karindwi Imana iwuha umugisha. Umunsi wa karindwi natwe umugisha Imana yahaye umunsi wa karindwi udufiteho imbaraga, kuko n'ukora ubushakashatsi uzasanga, wenda tuvuge nk'urugero, karindwi ubundi ni ikintu gishitse, karindwi ni icuzuye. Ni ukuvuga rero karindwi rero tugomba kukubaha twebwe biremwa, kuko Imana nayo yakubashe, kandi karindwi tukagaha agaciro. Noneho Imana ishyira Adamu na Eva muri Edeni. Uko niko kuremwa kw'ijuru n'isi, nuko byaremwe. Ku munsi Uwiteka Imana yarememo isi n'ijuru, kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi, n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka, kuko Uwiteka Imana yari itaravubura imvura ku isi, kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka. Ariko igihu cyavaga mu isi kigatosa ubutaka bwose. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Amena. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Murongo wa 9. Uwiteka Imana imeza igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, ibishyira mu ngobyi ya Edeni. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi. Uwo mugezi uvamo wigabanyamo 4. Umwe witwa Pishoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'Havira kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa Budora, n'amabuye yitwa Shohamu. Undi witwa Gihoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'Ikushi. Undi witwa Hidekeru, niwo uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa 4 witwa Ufurate. Murongo wa 15. Uwiteka Imana ijana wa muntu imushira muri iyo ngobyi yo muri Edeni, ngo ahinge ibirimo ayirinde. Ahinge. Imana itegetse umuntu guhinga akarinda ndetse n'ingobyi. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi uje urya imbuto zacu uko ushaka, uko wumva ubishaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakirye, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ubwo Imana yamaze kurema umuntu, imurema mu mukungugu, imuhaye amabwiriza, iramutegeka. Noneho Imana imuremera umufasha. Nubwo Adamu yari yabonye biriya bintu byose, ariko Imana yamaze kumurema ntari yakamuremeye umufasha. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacu. Ni ukuvuga ngo ibi byose ni umuntu wabyise witwaga Adamu. Uwiteka yabizanye imbere ye kugira ngo abyite. Umurongo wa 20. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Umurongo wa 21. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni.
kaga satani ishano riba riraje, inzoka yinjira muri Edeni. Itangiriro igice cya 3. Inzoka yinjira muri Edeni. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti nimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa. Gupfa ntimuzagenza ute? Ntimuzapfa. Ntimuzapfa kuko Imana izi yuko ku munsi mwariyeho amaso yanyu azaweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Umurongo wa 6. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zaco arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo yombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremera ibicocero. Muvandimwe, Satani anyuriye mu nzoka, tuzagenda turabisoma mu bice biri imbere. Satani anyuriye mu nzoka, inzoka yosheje umuntu Imana yari imaze kurema imushyize muri Edeni. Nuko umuntu aracumura, maze abaguye mu cyaha, nuko aba ahuye n'akaga. Rero bavandimwe, ndagira ngo mukore subscribe kuri Karungu. Ejo tuzakomeza dusoma n'ibindi, tureba, dusobanukirwa, tumenye uko icyaha cyaje mu isi, tumenye uko twagicika, ndetse nuko twacunguwe na Yesu mu izina rye. Bavandimwe rero ndabifuriza mwese komeza kubana natwe kuri Karungu TV, mukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo dukomeze tubane. Kadusenge Imana. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze yuko wongeye kuduha aka kanya kugira ngo dukomeze dusome ibyanditswe byawe byera. Bana natwe muri uyu mugoroba, kandi ukomeze uturinde.